Ukuri, kwihangana, kwizerana nibyo byubaka urukundo. Dutangiye filime yacu ni igice cya kabiri. Twasize igice cya mbere. Uyu mukobwa, umukozi, bose ari kugenda ahambura bande, yari ku kiganza cye yavunitse. Ariko fiyanse ntabwo yabyakiriye neza. Hashize akanya rero bose yarahagurutse, asiga fiyanse ku meza, ajya kwirebera umukozi. Umukozi nawe ageze mu cyumba, yatangiye kwibaza ibyo bosi amukoreye. Hashize akanya rero bosi avuye mu cyumba, yaje ahangaha agaruka mu cyumba cye avuye kureba umukozi. Ageze ahangaha fiyanse yaturutse mu bwogero mu bwiherero, ati niko wahoze hehe ko watinze koko, wagiye uratinda cyane, wakoraga iki? Umugabo arahindukira areba fiyanse, none ese urumva nyine namukandaga, erega mayi arwaye akaboko, ni ukuri pe yarembye, yaravunitse cyane, igufa ryaratandukanye. Umukobwa ati none se reka nkubaze, ubundi wamujyanye kwa muganga cyangwa hari ibindi murimo? Niba icyo uri ku nkingo ubundi uriya mukobwa ntabwo mushyira amakenga, ubundi yavuye hehe, wamukuye hehe? Ubanza ari inshuti yawe, ubanza unca inyuma, ubanza muryamana. Umugabo atari koreka nkubaze, kuki utanyizera koko? Urumva ngewe naguca inyuma, n'ukuntu ngukunda, ndagukunda cyane, ntago nabikora. Ariko fiyanse sheri shushu arivumbura, ava ahangaha ati reka nkubwire, ntago nkikwizeye, uriya mukobwa ibyawe nawe ntago nkwizeye rwose. Mu gitondo cya kare rero bosi mbere yuko ajya ku kazi yarabyutse, aza kureba umukozi, asanga araryamye, asanga ntago arabyuka, ntago yatetse icyayi, ntago yakubuye, ntago yogeje ibyombo, mbese yararembye. Hageze ahangaha rero yasanze umukozi aryamye, nta kwinyagambura, nta kwinyeganyeza, mbese atangira kubona ko byakomeye. Aramwitegereza, azunguza umutwe ati we data we, ubanza yarembye, ni ukuri kw'Imana, ubanza yarembye. Nuko yamanutse gake gakeya, aza kumukoraho kugira ngo yumve se arahumeka, ese afite umuriro, ese mwuka byaramwe ni ibiki bijya mbere. Nyamuneka uyu mubosi yakubera urugero. Niba ufite umukozi jya umwitaho, umukunde, umuha agaciro, nawe ni umuntu. Hari abantu bagira gutyo ugasanga ntabwo umukozi bamwitaho, yarwara atarwara, yarya atarya, mbese bamufata nk'umuntu wo hasi cyane, nta gaciro bamuha. Ariko si byiza, umukozi agomba guhabwa agaciro ke. Bose arangije yaje ahangaha akora ku mukozi, yumva yarembye, yumva afite umuriro, hafata akaboko harakanyeganyeza, yewe data we, neza neza yumva yarabye, harakazunguza, reka daravuga ati ndapfuye mwuka byaramwe. Feri ya mbere yahise amuzana kwa muganga, ati muga ndakwinginze, uriya ni umugore wanjye, umuvure neza rwose, yaravunitse, niba hajemo na malariya simbizi, rwose mugerageze. Mwumva bosi ati ni umugore wanjye, nyamara ni umukozi we, aragira ngo nyine babyihutishe bamwiteho neza. Ati ni umugore wawe se? Ati ni ukuri ni umugore wanjye pe. Ati ndakwinginze muga, kora iyo bwabaga pe, na fanta ndayigura. Muganga ati reka tugerageze. Nuko muganga avuye aho ngaho ajya kureba umurwayi. Nyamuneka burya niba urwaye jya kwa muganga, ntukavuge ngo biraza kwikiza, ngo reka nk'utunini, ngo mfate ibyatsi nivure. Reka da, jya kwa muganga bagusuzume, bamenye icyo urwaye, kandi byibura rimwe mu mezi 6 jya kwa muganga. Hashize icyumweru rero wa mukozi yaje kuva mu bitaro, ariko nyine ava yanegekaye. Nuko bosi yamuzanye ahangaha amurandase, nta mbaraga rwose, ntago aratora agatege, mu mvune hajemo na malariya. Nyamuneka muri iyi minsi malariya iravuza ubuhuha, niyo mpamvu ryama mu nzitiramubu iteye umuti, barakwereka. Umukobwa ari ahangaha ni umukozi, bosi ari ahangaha, bisa naho bosi afite impuhwe nyinshi cyane umukozi, ariko harimo n'urukundo gake gakeya, nubwo atarabimwereka cyangwa se ngabimubwira, ariko amarangamutima burya aragaragara. Umugabo ni umuherwe, ni umukire, ni umumiliyoneri rwose, ntabwo ari ukwiyemera nka babandi, reka da, afite amafaranga. Nuko yaje ahangaha aramwicaza, arangije ati reka nze ngushakire icyo kunywa. Umukozi ari ahangaha ari kwibaza se akazi k'abandi nakishe, maze icyumweru cyose ndwaye, ubu se bazampemba? Ntago bazampemba. Mbese afite imitima myinshi cyane, ariko umukoresha we ni umuntu mwiza, afite umutima wa kimuntu. Umukozi ari ahangaha ati yewe data, bazanyirukana pe, ubu se ntibazanyirukana? Ni mu mutima nyine, ni mu mutima. Ariko burya isura y'umuntu nyine yakwereka icyo wibaza mwuka byarama.
bose arangije rero agiye aho kuzana amazi afata umutobe mwiza yikoreye w'imbuto nziza araza ahereza umukozi. Yewe data we, umukozi ayibonye ati se niyanjye se niyanjye. Kumbe umukozi iyi ji yajyaga ayiha abashyitsi bakomeye, akagenda akanywa amazi akanywa imisururu akanywa ibigage. None bose aragiye amukorera ji nziza cyane y'umwimerere araza aramuhereza ati ni yawe nyine. Yewe data we, umukobwa byamukoze ku mutima kubona umusore amuzaniye ji ya yindi y'abashyitsi, yamuhaye agaciro gakomeye cyane. Undi yumva mu by'ukuri biramurenze ati mana yanjye, nabaho navuka mbonye umuntu ufite umutima mwiza rwose, ni marayika w'Imana, ni Imana y'u Rwanda. Bose arangije ava aho ngaho rwose nta kandi kazi ari kujyaho, yaragahagaritse ari kwita ku mukozi. Mujye mureba nawe niba ufite umukozi, umukunzi wo mwashakanye, gerageza umwiteho cyane cyane mu bihe bigoye, jya umuba hafi, ntukamusige ngo ugende ngo umutererane rwose, oya jya umuba hafi, barakwereka. Bukeye bwaho rero n'ubundi bose yaragiye ahagarara mu cyumba cy'umukozi. Umukozi ahageze asanga bose afite ikirahuri cy'amazi, hatuzi n'ikindi, amasaha yo kunywa imiti yageze, akiranywa imiti. Bose akantu ku kandi arakurikirana umukozi atakiranywa imiti. Ntubise ko muganga yavuze ko buri saa sita nyine uzajya unywa imiti? Hakira rero dore n'amazi nayazanye. Umukobwa byatangiye kumukora ku mutima uburyo bosi we umukire umuherwe ari kugenda amwitaho mwuka byaramwe. Yewe data we, umukozi ati yewe data urakoze cyane, ariko se waretse kwigwara koko? Ubundi se kuki utari kujya ku kazi? Wagiye ku kazi erega ndaza kumera neza. Umugabo aramwitegereza arangije areba ku ruhande, urebe ntago yajya mu kazi umukozi adakize, reka da. Ahangaha rero harimo urukundo. Ese n'urukundo rwa nyarwo? Ese ni umutima wa kimuntu gusa? Ese biragana hehe? Ese bizarangirira hehe? Komeza urebe filime uzagenda usobanukirwa, nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantique, ndabakunda cyane. Umukozi asigara ahangaha, bose arasohoka, ariko yasigaye yibaza ati mana yanjye we, uyu musore koko ibintu biki ari kunkorera? Ngewe koko umukozi karya rugo, umutinde wo hasi yongiye koko, ni gute umukire nk'uyu nguyu yanyitaho agasiba akazi, akanzanira imiti buri kanya, akambaza icyo ndya, akansanga mu cyumba, akanyorosa. Yewe data we, yatangiye kubyibazaho biramucanga. Bukeye bwaho rero twagarutse ahangaha n'ubundi turi muri salo. Bosi yicaye ahangaha, umukozi ari ahangaha aramwitegereza cyane, yatangiye kumutumbera ariko ntavuga ijambo na rimwe. N'umukozi nawe bikaba uko nguko, bisa naho aya ari amaso akunda, burya amaso akunda ngo ntago yihishira. Bitangira gake gake bikazagera kure. Umukozi ati murakoze cyane, mbashimiye mbikuye ku mutima pe, uburyo muri kunyitaho mwitanga, ni ukuri Imana yonyine izabampembere, ntago nabona icyo mbahemba. Ariko rero aho bigeze ushatse wajya ku kazi, hanyuma rwose ngewe nzasubira kwa muganga ku munsi w'ejo nzijyana, nta mpamvu yo gusiba akazi, sibyo? Ariko umusore atangira guseka, arangije aza ahangaha hata ahubwo reka nkwereke, zana ahangaha ngo usigire pomade ku kaboko, zana nkumase. Umusore nawe ari romantique cyane, ati zana akaboko nyine nkumase. None se urumva nyine erega maye ngomba kukwitaho gake gake kugira ngo nyine ndebe ko wakira. Umukozi ari ahangaha yatangiye kugenda agira amasoni, yewe yumva bikabije, havuga ati se ubu koko yarekeye aho ngaho ko nzakira n'ubundi. Ariko boss afite impuhwe zirenze urugero. Ese ni impuhwe gusa? Ese hazava mu rukundo? Komeza urebe filime. Bukeye bwaho rero twagarutse ahangaha, wa mukozi atangiye koroherwa, arangije afata umweyo aza ahangaha, aza gukora amasuku, arakubura, hatangira kugenda akira ibintu ku murongo. Ariko bose ageze ahangaha muri salo asanga wa mukobwa ari kugenda akora amasuku, kandi akaboko ntabwo karakira. Ni ukugira ngo batamwirukana, adakomeza kugenda nyine ananiza umukire, umukoresha we. Bose arangije aramusatira, tiwe data ubuse akaboko koko ari kugakoresha?
uyu mukobwa kuko azakira buriya. Aramusatira, aza gake gakeya, amuturika inyuma buhoro buhoro nk'umukire nyine, ntago bihuta, bagenda gake gakeya nta stress. Amugeze imbere ati niko rekera aho ngaho, reka gukora amasuku, ati mpereza uwo mweyo ugira vuba vuba. Umukobwa ati oya reka ndangize amasuku. Umusore aramureba atoya yewe mpereza uwo mweyo nkora amasuku uzana ngo ufashe, uracyarwaye. Bamwambuye umweyo ariko umukozi n'ubu ntago arabyakira uburyo bose ari kugenda amwitaho amufasha. Ati genda we ntago urakira rwose, akazi kose ndakagukorera uzageza ukize, sibyo? Mujye mureba uwari bosi ahindutse umukozi wo mu rugo. Nyamuneka uvuze ko atari urukundo waba ugiye kure, waba wirengagije ukuri. Ni gute uwari bosi se ahinduka umukozi? Kandi umukozi afite imbaraga zo gukora, amaze koroherwa, nibyo wagira ubuntu, afite umutima mwiza bosi. Ariko se umukozi ko atangiye koroherwa, kuki atamureka se ngo akore akazi? Ese ni urukundo si urukundo? Andika muri commentaire ati se ni urukundo cyangwa ntago ari urukundo. Umukozi ageze imbere byamukoze ku mutima, arahindukira hareba bosi, arangije ajya mu cyumba, byatangiye kumurenga. Bosi nawe asigara ahangaha akora akazi. Nyamuneka burya nakubwiye ngo ni byiza guha agaciro umukozi. Aho ufite akazi hose, aho ufite abakozi hose, gerageza ubaha agaciro. Iyo uhaye agaciro umukozi nawe akora neza, akakubyarira umusaruro ufatika. Ariko bimufashe nabi, ukamusuzugura, ukamutuka, ukamucunaguza, yewe data we, burya nawe nyine ntabwo umusaruro ushoboka. Barakwereka filime yacu irakomeje. Bosi yakomeje kugenda akubura, ntabizi nyine no kwiyeranja. Agenda kurura hirya ibumoso iburyo, ati yewe, ati ndarangije. Hashize rero icyumweru, bosi yafashe umukozi aramutemberana kugira ngo ajye ku kazuba, atangira arebe hanze, yumva akayaga ko hanze. Nyine amaze iminsi aryamye ari mu gitanda, ari mu buriri, arifuza ko nyine nawe yagenda akagorora amaguru n'imitsi ikarambuka, amaraso agatembera neza, mbese agasubira mu buzima busanzwe. Nuko yamufashe, amufata akaboko, batangira gutembera kuri bose babireba mu muhanda rwagati. Dore ngabariya gake gakeya, bosi n'umukozi, nta soni bosi afite zuko ari kumwe n'umukozi. Urabizi umuntu ukomeye nyine hari igihe avuga ati se buriya uwambonara ndi kumwe na kanaka, uwambona ariko ntiyanseka se, ntiyanyuzamo ijisho se, ntiyansuzugura se. Ariko bosi yirengagije ayo maso y'abantu yose, afata umukozi, ntiyajya no mu modoka, yewe bajya muri karitsiye za zindi rwose zitagira abantu benshi, batangira kwitemberera. Hati rero buriya ndifuza ko wajya ukora ka siporo gake gakeya kugira ngo wenda utazahinamirana. Ikindi buriya kwicara cyane bitera kubyibuha cyane, sibyo? Ugerageza ku mugoroba nyine uze dukore ka jogging gatoya, hanyuma kandi na mu gitondo dukore ka cross gatoya, sibyo? Rwose nzabigufashamo, ugomba gukora ga siporo. Boss arahangaha ari muri siporo n'umukozi yo kugenda marisha isanzwe nyine. Nyamuneka burya mujye mukunda siporo, byibura iminota 30 ku munsi jya ukora siporo. Siporo ni ubuzima. Ziri indwara nyinshi cyane, indwara z'umutima, indwara nka obesity, umubyibuho ukabije, indwara zikomeye nka stress, nyamuneka amadiyabete n'izindi nyinshi cyane, kwiheba, depression. Nyamuneka mujye mukora siporo, byibura iminota 30 ku munsi irahagije. Uko bakomeje kugenda rero, wa mukobwa sheri shushu fiance w'uyu musore yari abari inyuma, aboga runono, abagenda inyuma, abitegereza. Aba ntago bamubonye ariko we yarabakurikiranye. Barakwereka twaje kugera mu rugo ku munsi wakurikiye, umukozi yari muri salo ari kuruhuka gatoya, harebaga filime ka papa romantique ku rukundo. Agiye kubona abona bosi amuzaniwe undi mukozi. Bivuze ngo uyu mukozi ntakirwa umukozi, bamuzaniye undi mukozi nawe uzajya umufasha akazi. Umusore yabikoze mu ibanga, aragenda mu cyaro hiryo ngiyo inyuma y'ishyamba,
aragenda akurayo umukozi amuzana ahangaha ati rero urumva kubera ko urwaye umaze iminsi urwaye ntabwo urafata imbaraga neza, dore nkuzaniye umukozi nyine muri iyi minsi azaba agufasha. uwo mukozi abyumvishe akubise amaso umukozi mugenzi we ati ndapfuye mwuka byarama, mbanzani undi mukozi, nanjye ndi umukozi ahangaha, pas possible. Ibi ni ibiki koko, ibi ni ibiki mwuka byaramwe? Umusore arifuza ko umukobwa yareka ku umukozi nawe akicara nyine bakamufasha akazi. Ese bizagenda gute? Bizaherera hehe? Ese ni urukundo si urukundo? Andika muri commentaire uti ni urukundo cyangwa si urukundo. Umukozi batanye kumuha amabwiriza ati rero urumva uyu mukobwa ararwaye nta kintu agomba gukora, kandi urumva nyine ugomba kubyuka kare cyane ugakoropa ku muharuro, ukoza ibyombo, ugakubura, ukamesa, ugateka, iriya mira yose iri mu gikoni ukayikuramo, za Marie Jose ukazica, ibinyenzi byose ukabyica. Ati n'imbeba zo mu nzu nyine ugerageza ive mu nzu, sibyo hose hazi isuku. Ni umukozi ahangaha afite akazi katoroshye, kwirukana ibinyenzi, imbeba, za Marie Jose. Data we. Umukozi ageze ahangaha yaje imbere y'umukobwa, ubwo nyine ni mabuja mushyashya. Hati none se mabuja rwose mu by'ukuri ndifuza ko mwantangiza 2020. Umukozi arumirwa ati se ntabwo mwavuganye? Hati ntabwo twavuganye nyine. Hatoke nta kibazo, genda hariya mu cyumba 20 nzayaguha ntacyo bitwaye pe, sibyo? Arangije ni umukozi aragenda gake gakeya ajya mu cyumba ajya guhindura imyenda. Ese biragana he? Bizaherera hehe? Ese amaherezo nayahe? Ese ni urukundo si urukundo? Ese boss yakunze umukozi cyangwa umukozi bitangiye kumucanga gake gakeya? Hagenda yibaza atekereza atari ko se mwuka byaramwe banzaniye umukozi cyangwa ndarota? Ese ndacyari umukozi ahangaha? Ndi mushiki we se? Ndi umukunzi we se? Ese muri bitatu ndi iki? Afite ibibazo byinshi cyane we. Ati ndi umukozi ariko ntabwo nkiri umukozi da. Ese ndi umukunzi we ariko siko ntacyo yambwiye. Ese ndi mushiki we? Ese ndi iki? Ese ndi umukorege we? Mbese afite ibibazo nk'igihumbi mu mutima, kuko umusore nta kintu avuga, akora ibikorwa gusa ubundi akinumira. Hashize ukwezi rero twagarutse ahangaha, ni ku meza turi gufata amafunguro. Wa mukobwa wari umukozi yaje ahangaha asigaye asangira na boss. Hati niko umaze gukira neza se? Undi ati pe maze gukira. Hanyuma se umukozi urumva biri kugendera, harateka neza rwose nta kibazo? Undi ati yewe ni umwana mwiza pe, ariko nyine urumva akunda kugenda hakazerera. Undi ati niko bamera rwose, ujye umuha umwanya nyine atembera agende narangiza agaruke, ntago wamufungirana. Yewe mujye mwumva abantu mufungirana abakozi ntago ari byiza, ntumureka yisanzure nyine hanyuma atembere narangiza agaruke, barakwereka. Bukeye bwaho rero Sheri Shushu fiance yaje kugaruka mu rugo, ariko noneho yaje atongana. Hati niko reka nkubaze, ni gute wifata n'amafaranga yawe, umwanya ufite w'akazi, icyubahiro ufite, ugatemberana n'umukozi mu muhanda mugenda museka umufasha akaboko? Undi atari ko reka nkubaze, umukozi ntago ari umuntu bundi? Undi ati se niba ari umuntu nyine ni ngombwa kumutemberana umufasha akaboko mugenda museka? Uzi ko nawe ntaho gufata. Ubuse abantu bazavuga ngo iki koko? Ko bazi ko dukundana, ubwo niba uri kumwe n'umukozi bazavuga ko wenda tutakikundana. Noneho mbwiza ukuri kwanza, ndifuza kumenya ukuri none ahangaha. Mbwira ni njyewe cyangwa n'umukozi? Hoya mbwira, ndashaka kubimenya. Musa ariko se Sheri waretse gufuha, ariko ntukajye ufuha cyane. Ubuse uko nkubwire ngo iki? Urumva nyine twari turi muri siporo. Undi ati oya nagari siporo wimbeshya, narabibonye muhindukira mukarebana mugaseka rwose. Reka nkubwire wa muhungu we nagukinkunda. Yatangiye kumwita umuhungu. Ati wa muhungu we nagukinkunda, nabibonye. Ubanza uriya mukozi yari inda yawe n'ubundi kuva kera hose, ntago nagushyiraga amakenga rwose, ntago nyikwizeye. Mana yanjye, abahungu muri abagome kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Shabara bambwiye nanjye ndakwizera ngo utandukanye n'abandi, ariko nawe uri nk'abandi.
umusore ati ariko none se nkoze iki ariko sheri nkoze iki koko ariko wajya ureka ko gukomeza ibintu ubu se gutemberana gukora siporo koko bivuze iki none se twasambanye naguciye inyuma se bakomeje guserera hashize rero iminsi 2 twagarutse ahangaha wa mukozi yumvishe ikiganiro cya bosi ndetse n'uwari fiyanse we haza ahangaha mu cyumba nawe bitangira kumucanga hatangira kwibaza ariko se ubu koko wamugana n'ibiki ubanza se ese ndahangaha koko ese agiye kuntereta mubera umukunzi ariko se kafite fiyanse bitegura n'ubukwe koko ni ibiki bijya mbere ahangaha umukozi nyine ari muri dayirema ariko ntago ari umukozi mu kabyaramo yabaye mabuja ni mabuja mushyashya ari muri dayirema ari hagati nyine ntago azi ngo ibijya mbere ese ndi umukozi ndi umukunzi se mbese byose byarivanze hashize rero icyumweru mujye mureba wa musore yaragiye ategura ameza ashyiraho indabyo z'iroza n'utundi rwose tw'umuhondo utw'umweru turi romantike araza ategura ameza ashyiramo n'udutima arangije nyine aza ahangaha atumira umukobwa hati ni karibu umukobwa ahageze akubisa amaso ameza n'indabyo zuzuyeho zikoze imitima impande yose n'amabara yose ati yewe data we ati ibi ni ibiki ni ibiki ni ibiki ni ibiki umusore arahangaha w'umukire atangiye gutereta byeruye ariko ntavuga arakoresha ibikorwa gusa ni abakire nyine urumva ibintu byose n'ibikorwa ashyiramo amafaranga ntavuga menshi ni umuntu utuje ntasakuza ariko nyine ari romantike nyamuneka mujye muba romantike dore umukobwa byamukoze ku mutima kubona indabyo gusa zikoze imitima nta n'ijambo umusore yarengejeho yamuzanye ahangaha barahagarara bararebana dore umukobwa umukabyara hafi kurira ariko se ubu koko se arankunda ubanza nkunda ariko se katabimbwira ko nta jambo ambwira koko yatoba yakambwira basi nkamenya ibijya mbere umusore ati oka ni karibu rero ku meza nari nateguye ameza nyine kugira ngo uze nyine dusangire indabyo se turumva nyine izi ndabyo ni izawe kubera ko warwaye numvaga nshaka kuguha impano y'indabyo atumaze iminsi urwaye hanyuma rero numvaga niyumvira ikintu naguha nk'impano none nguhaye izi ndabyo nk'impano hanyuma nyine icara rwose uzegere uzinezererwe mujye mwumva dore abasore mutazi gutereta mushora amagambo gusa dore n'ibikorwa uzajya ugura indabyo rwose z'igihumbi cyangwa 5,000 hanyuma uzanire umukunzi wawe ese wowe uragenda ngo tugende tujye kurya inkoko hanyuma twagiye tujye kunywa ngo za Hennessy ngo amabyeri n'ibiki byose dore uburyo bwo kuba romantike ntago ari amayoga ntabwo ari inkoko ntabwo ari ibiki byose oya genda ugura uturabyo twiza cyane niba nta n'amafaranga ufite ugende mu bihuru ujye guca indabyo indabyo zo mu gihuru uzizane uziho umukunzi wawe abakobwa bakunda indabyo mu kabyaramwe umusore amaze gutanga indabyo yaje ahangaha mu cyumba umutima uramurya haratekereza yabuze uko avuga ijambo ndagukunda yaraje yicara ahangaha gusa atangira kwibaza umukobwa nawe amaze kubona indabyo yinjiye mu cyumba cye nawe aricara atangira kwibaza hatari kose ubanza nkunda mana yanjye yifashe ku mutima umutima utangira kumurya amarangamutima atangira kuzamuka biragaragara neza ko hagati yabo harimo urukundo ariko umusore nta jambo na rito yaravuga akoresha ibikorwa gusa umusore agiye kuryama yaraje ahangaha arihindukiza ibumoso iburyo yewe data we azamura amavi hafi mu bwanwa neza dore uko abasiribateri baryama ndabasuhuje mu kabyaramo afata umusego arangije arawupfumbata arawurekura ariko mana yanjye
uburiri koko burimo inda, ese ni imbaragasa, ese ni ibiheri, ni ibiki biri kundya? N'umukobwa nawe ni uko nguko, yaragiye aryama ntiyasinzira, nawe aribaza ariko se buriya koko ubu se arankunda ko nta jambo se avuga basi ngo mbimenye, ariko arankunda nkurikije nyine ziriya ndabyo n'ibintu yankoreye byose, ariko se ko afite umukunzi, afite sheri, ubu se ngiye kuko umukozi we yankunda, uriya mukire umuherwe koko, umusore mwiza kure w'ibogari ntago byakunda. Yewe data we, ibibazo byabaye ibibazo hagati y'umukobwa ndetse n'umuhungu, uwari umukozi ndetse na bosi we, ariko bosi nta jambo aravuga. Ese umukobwa azabifata gute? Azatanga urukundo? Ese bosi azaritobora avuga ijambo ati ndagukunda, cyangwa se azakomeza akora ibikorwa by'urukundo gusa? Ese kuzageza ryari? Komeza ukurikire filime akantu ku kandi, nyamuneka nta kizakwisoba. Uri kumwe nanjye Papa Romantike. Hashize rero ukwezi twaje ahangaha, wa mukobwa yafashe ivarisi ye ashyiramo imyenda, arayifata yigira inama ati rero wagenda ahari nkatanga umwanya, none se uyu musore afite sheri we, reka ngende ndebe uko abyakira, wenda niba nkunda nyine arambuza kugenda. Urebe ni iyi mitwe umukozi yize, hati reka ngende numve rwose ukuntu ambwira, none se wowe afite sheri baritegura ubukwe, wumva amagambo ageze ahangaha ati rero ndagushimira rwose ko wanyakiriye ukanyitaho, ntacyo utakoze, ariko ngiye rwose ahahoze ari iwacu, kuko ntabwo naguma ahangaha, ngiye ahahoze ari iwacu, ariko ndagushimiye cyane, ni ukuri pe, wankoreye ibyiza byose, ngusaba umugisha ku Mana utagabanyije, nta nubwo navuga ngo ni ibyiza gusa, ahubwo wankoreye ibitangaza mu buzima bwanjye, ariko igihe kirageze reka nsubire iwacu mu matongo y'iwacu njye kuyitaho, ubu ngubu hararaye, rero wihangane usigara ngaha amahoro na sheri wawe, muzagira ubukwe bwiza, ariko nujya gukora ubukwe nyine uzambwire nzabutaha. Wumva umukozi ati nzabutaha ubukwe bwanyu. Umusore arahangaha ati kandi ntuzagire impungenge, no mu gihe cy'ubukwe rwose nzitanga, kuva mu gitondo nzakora akazi kose kuzageza ubukwe burangiye. Ni ukuri pe, ariko umusore arangije asatira umukobwa, urebe aramuhobera nko kumusezera. Umukozi nawe ahobera umusore, umusore wumva amagambo mu matwi ati ntago natumugenda, ni ukuri kw'Imana naragukunze cyane kuruta uko ubitekereza. Yewe data we, mundebere igihe umusore avugije ngo ndagukunda, akivuga ngo ndagukunda, rero umukobwa yahise amurekura ati ndapfuye we. Aramwitegereza, amureba mu maso, aramutumbira. Umusore agira isoni ati bagiye kunkatira, agiye kunyanga. Umusore ararikocoye. Umukobwa ati oke nta kibazo, niba unkunda nyine urakoze cyane, ariko nyine ngomba kugenda, I have to go mu cyongereza. Niba utakizi nyine nuko I have to go, ndumva nagenda noneho ngomba kugenda, hanyuma mugire ibihe byiza. Amubwenga aramukunda, undi ngo ndagiye, arakata. n'umukobwa ati reka ngende rwose, ariko kugenda nibiguru ntege, aratambuka agira ngo intambwe ni y'uruhinja, ati reka ngende. Umusore asigara ahangaha yitegereza umukobwa, ariko umukobwa ageze ku ivarisi, ageze ku muryango, arahindukira areba umusore. Dore umusore disi ukuntu ari mwiza, yewe data we, ni umusore mwiza w'ibogari. Uwo mukobwa yahise agaruka, yabuze imbaraga zo kugenda, yabuze imbaraga zo gusiga umusore, nawe yaramukundaga, ategereje ijambo umusore yamubwira. Barakwereka, akigaruka rero yaramwitegereje. Umusore ati erega ndagukunda, nta mpamvu yo kunsiga, ubundi se ugiye hehe? Waretse tukazibanira iteka ryose, sibyo? Ni ukuri pe, waretse ukinjira mutima wanjye nkagutuzamo, ukiberamo iteka ryose, nkazagufungiranamo, hanyuma nawe ukamfungiranamo wawe. Umukobwa ati se sheri wawe, ntufite sheri se? Ntufite sheri? Umusore ati oya nta sheri, nawe ni wowe sheri wanjye. Arangije azana akaboko gatoya nk'umuntu romantike,
atumbira umukozi, atangira kumusatira, nako ni fiyanse sheri y'ishusho, atangira kumusoma nk'umuntu wamukunze. Umukobwa nta kindi yakoze, nawe yahise amwiha. Dore amabizu we, amabizu yatangiye kuvuza ubuhuha. Nyamuneka dore urukundo hagati y'ababiri. Uwari umukozi yakunzwe n'umukire, umuherwe umiliyoneri. Ariko nyamuneka mwirinde ubusambanyi, gusambana nta keza kabyo. Warwara sida, imitezi, imburugu, buragaza, porositate, za kanseri n'ibindi byinshi cyane bikomeye. Umusore ati rero ni ukuri ndagushimiye ko umuhaye urukundo rwawe. Undi ati rega nanjye ndagukunda, ni ukuri ntabwo nabasha kugenda ngusize, kandi nabyemeye pe, nzaba nawe iteka ryose, nzakubyarira n'abana. Yewe data we, umusore acyumva iyo mvuga ati nzakubyarira abana, yarongeye amukubita amabizu. Dore amabizu ahangaha. Nyamuneka abantu bakuru mwirinda gusambana, filime yacu ni uko igenze. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantike. Hasta la vista, ciao, God bless you.